nageze ahantu ngera ku muntu umwe aho nari ngiye kwihisha mu kaga kari kagwira iki gihugu. Ngiye kwihisha ahantu nsanga umuntu ahagaze imbere y'umuryango w'iyo nzu nari ngiye kwihishamo, ari kubaza ngo cya gihuma cyageze hano, kuko abo basore twaragendanaga. Arangije baramubwira bati yaharaye ariko nubaragaruka. Arangije kubita umuhoro hasi, ibitaka bintarukiraho kuko nari namugeze inyuma. Aravuga ngo simvaha iki gihuma ni ntagica umutwe, Imana ibimpore. Nsubira inyuma, ibitaka byangezeho, nsubira inyuma ntiyabona n'igicucu cyanjye. Yesu nashimwe. Turabizirikana, umuntu agatekereza icyatumye Imana imurinda, cyatumye Imana imubeshaho. Aha ni umuntu akwiye kwibaza, agaca bugufi mu mutima, kwibaza si kubera jyewe, si uko nari nzi kwihisha, si uko nari nzi kwiruka, si uko nari mfite imbaraga. Ni Imana yandemye ikangenera iminsi yo kubaho. Yesu nashimwe. Intambara zo mu muryango wanjye irazitsinda. Yesu nashimwe. Izitsinda ikoresheje inzoka yo mu gisambu. Nyisanga mu nzu ngiye kuryama mu masaa 4 n'igice, nsanga inzoka yantanze mu nzu. Ariko intanze mu nzu, Imana ituyobora, narasenze, ngiye ndimo nsenga, numva ijwi rimbwira ngo, kandi nasengaga ngira ngo ndyame, numva ijwi rimbwira ngo hindura inkweto wari wambara izindi. Ndayumvira, inkweto nzikuramo nambara izindi zari iruhande rwanjye. Ndagaruka ntangira gusenga, noneho nzenguruka nsanga nkandagira ikintu kinini, nyoberwa icyo ari cyo, ngira ngo ni umwambaro wahaguye. Namanura intoki gukoraho, intoki zikababwa. Bibaye inshuro ya 3 numva ijwi rimbwira ngo iyo ni inzoka wakandagiye. Nyiva iruhande, ndagenda asubirayo, ndasenga, nkabaza Yesu, nibaza ukuntu ndi budare mu nzira imwe inzoka. Ariko numva Imana impaye imbaraga. Ndahaguruka ndongera ndasenga, nzenguruka nsanga aho ya nzoka iri, nyigeze iruhande, numva Imana impaye kwizera gutegeka. Ntangira kuyitegeka, kuyihamagara, wanzoka we, ndagutegetse mu izina rya Yesu ntuvaho, ugumaho urindire bakwica. Kwizera, iyo twizeye amagambo y'Imana nk'uko yayatubwiye, ku musaraba haturuka isoko, haturuka iriba rimara inyota, iriba ridutera imbaraga, iriba rituhandi maso yo kureba mu ijuru, tukumva ibyo Imana yavuze ni ukuri. Ubwa mbere naraye mpageze ijoro, ndabwiriza, babipinga, batangira kuvuga bati nibyo uvuga ntaho byanditswe, ntabwo ureba, ntabyo wasomye. Nkababwira ibyanditswe byera, namubwira nkababwira aho basoma batinda kuhabona, Umwuka wera akaza akanyongorera ipaje. Yesu nashimwe. Iri jambo Imana Yesu ajya kujya mu ijuru, yaganira n'abigishwa arababwira ngo icyakora muzahabwa imbaraga, Umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumpamya Yerusalemu, Yudaya, Samariya no kugera ku mpera y'isi. Ntibumvira neza icyo Yesu ababwiye. Umwuka wera amaze kumanuka, ntibajya guhamya Yudaya, ntibajya guhamya Samariya, ntabwo bumviye. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo abakunda kwicana banga intungane, n'umukiranutsi bashakashaka uko bamwica. Naraje ngwa mu mwobo wa metero 7, ndamanuka ngwamo wese, abantu baraza birabatungura, bashaka uko bankuramo birabananira. Ariko Umwuka wera asanga mu mwobo, arampumuriza, arambwira ngo Gakumba humura, n'abacukuye uwo mwobo bavagamo. Nkimara kumva iryo jwi, numva ibyiringiro, numva ubwenge busubiye kuri gahunda. Ndabyuka ndihungura,
umudamu ari kuri uwo mwobo hejuru, abaturage baharahagaze bashatse uko bankuramo, babuze ibiziriko, babuze inzego. Numvira ryajwe yimbwiye ngo n'abacukuraga bavagamo, zunguruka umwobo njya gushaka aho bacukuye banyuze, ndazamuka basanga hejuru nta gufa rivunitse. Imana iracyariho, no mu makuba ibana natwe, no mu bikomeye ibana natwe, no muri za ntambara zawe Imana irahari. Irashaka kukuremamo ibyiringiro, irashaka kugukomeza. Haleluya, haleluya. Ndangije imyaka 67 Imana ibyemeye ko mbaho gutya, kandi ntekereza ko impamvu nyurwa nuko iyo ibyo ntekereza kureba nanjye numva mbibona. Imana yigeze kunkorera surprise rimwe, inyereka ibintu namwe mureba. Ijoro rimwe ibinyuza imbere ndabibona, mbona inyamaswa, mbona imigezi, mbona abantu, mbona indege, mbona imodoka, mbona amazu, mbona ibintu byinshi. Iryo joro ngira umunezero mwinshi cyane. Ntekereza ko njya mbitekereza nkavuga nti mushobora kuba mugendana umunezero mwinshi. Niba koko abantu batufite ubundi buryo babyumvamo, ariko mwagomba kugendana umunezero mwinshi cyane. Kuko Imana yarabituremeye ngo tubirebe tunezerwe. Kuko uwo munsi umunezero wendaga kunyisha, ndanezerwa cyane, mbona ibintu byose, mbona abantu baranezeza, mbona inyamaswa ziranezeza, mbona imodoka ziruka. Ndabyibuka ngenda mu nzira, nigeze nabibonye, nari ndi hariya ku Gishushu, nari maze gutangira umurimo w'Imana i Remera muri 85. Hano bari batangiye amateraniro 2, hanyuma numva bibaye ngombwa ko ntangira umurimo hariya ku Gishushu, ntangira umurimo w'Imana i Remera. Muri iyo minsi rero nari ndimo ntangira kuvuna Remera, nibwo nabonye Imana yampishuriye ibintu namwe mubona. Iryo joro rimbere ijoro ry'igitangaza, ariko nenda kurisoza ndimo vuga mu ndimi nshya, nuzi Mwuka Wera kubera umunezero w'ibyo mbonye. Imana irambwira ngo biriya ubone umunezero ugize, ngo biriya nabiremiye abantu ngo babirebe bashime, babirebe bampimbaze, babirebe bampa icyubahiro. ngo ariko siko biri. Nambwiye ngo siko biri, ngo ntabwo banezerwa, ngo ntabwo bareba imirimo nakoze ngo banezerwe, ngo bishime. Ariko hahirwa umuntu ubishobora. Yesu nashimwe. Oh, haleluya. Nitwaga Kumba Timoni Augustin, kubera ko naza hano kenshi nsengera mubwiriza butumwa bwiza, ntuye mu Izindiro. Mu kiruhuko cy'izabukuru kuva muri 2020 kwezi kwa gatandatu. Uyu murimo wivuga butumwa nubwo nawutangiye kera, nawutangiye muri 80, mutangirira ku Cyuye aho bari dutuye, mu paruwase adukikije, Muramba, Mukungu, Karengera n'ahandi. Imana imbaraga, Imana nitanga imbaraga. Yesu nashimwe. Imbaraga zose zikwiriye Imana nizitanga. Iyo imaze kuguhamagara iguha imbaraga. Hanyuma ubu rero naho ntuye, mbarirwa muri paruwasi ya Remera, umudugudu wa Kimironko. Imana ishimwe. Umugabo, umusaza, abana bakuru, tumudamu. Ndumva ari byinshi. Teka tuganira ijambo ry'Imana, turakomeza tugende duhana n'ubuhamya.
Yesu nashimwe. Soma ijambo ry'Imana, umbure Bibiliya zanyu, hanyuma dusome ijambo ry'Imana. Turasoma Zaburi ya 81. Zaburi ya 81, turasoma umurongo wa 14. Zaburi ya 81 umurongo wa 14. Dusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Zaburi ya 81 umurongo wa 14 haravuze ngo iyaba ubwoko bwanjye bunyumvira, yaba Abisiraheli bagendera mu nzira zanjye, natsinda ababisha babo vuba, nahindurira ukuboko kwanjye kubabarwanya. Amen. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Ijambo mfite muri uyu mwanya igiraho ni ijambo ryitwa kumvira Imana. Kumvira Imana. Twayatugira gatikisimu twigaga ko nigeze kuyigishaho aho ngo iyo ababyeyi cyangwa abandi bakuru badutegetse bidakwiriye dukwiye kubumvira. Igisubizo ngo iyo ababyeyi cyangwa abandi bakuru badutegetse bidakwiriye ntitugomba kubumvira, ko tugomba kumvira Imana kuruta abantu. Yesu nashimwe. Hallelujah. Imana ivuga ngo iyaba ubwoko bwanjye bwanyumviraga, iyaba Abisirayeli bagenderaga mu nzira zanjye, natsinda ababisha babo vuba, nahindurira ukuboko kwanjye kubabarwanya. Yesu nashimwe. Hallelujah. Kumvira Imana bizana umugisha, bizana amahoro. Nandimo nibaza uburyo abantu bumvira Imana. Imana wayumvira. Imana yashyizeho uburyo bwinshi bwo kugira ngo tuyumvire. Hari igice nkunda cy'indirimbo nziza ya 28 mu ndirimbo z'agakiza. Igice cya 20, indirimbo ya 28 mu ndirimbo z'agakiza, cyane cyane igice cya 3 ni igice nkunda cyane. Iyo ni indirimbo ivuga ngo twarabatuwe rwose, ariko mumfashe turirimba iki gice cya 3 n'icya 4. 28 mu ndirimbo z'agakiza. Kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi, iyo twizeye amagambo ye nk'uko yayatubwiye. Ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, twahawereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Mw'ijuru n'igihugu cyacu cyuzuyemo amahoro. Mu gihe tuzakigeramo, tuzahimbaza Yesu. Umukiza azahanagura amarira yacu yose, tuzanezererwe igihugu yadusezeraniye. Umukiza
kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi. Iyo twizeye amagambo ye ko ari ayo, tukayizera yose, tukayizera ko ari ay'ukuri, ku musaraba haturuka isoko. Yesu nashimye. Ibitunezeza, ibitwishimisha, ibituremamwo ibyiringiro bituruka ku musaraba w'umwami wacu Yesu Kristo. Umusaraba yabambwe. Ni nayo mpamvu bavuga ijambo ry'umwami wacu Yesu Kristo riravuga muri Yohana ibice 12 murongo wa 26 aravuga ngo umuntu nankorera ankurikire, kuko aho ndi niho n'umugaragu wanjye azaba. Umuntu nankorera data azamuha icyubahiro. Yesu nashimye. Oh haleluya. Twacuritse ibintu, tugenda ducurika ibintu, tugashaka icyubahiro mbere yo gukurikira Yesu, mbere yo kumenya ko aho ari natwe ariho tuzaba. Dushaka mu bihe bya mbere ngo tugire icyubahiro cyinshi, ariko tubikiwe icyubahiro. Yesu nashimye. Imana itubikiye icyubahiro. Bwa mbere no gukorera Imana ukurikira Yesu mu nzira y'umusaraba, ukurikira Yesu wemera umusaraba. Ibi mvuga ndabizi. Ngewe inzira y'umusaraba abantu benshi bakunze kuyinyuramo, ariko turanayiharira abantu, tukanga no kubafasha no kubatwaza. Hari igihe tuvuga ngo umuntu yaba afite ibibazo, mu kanwa k'abakristo harimo ijambo rivuga ngo uwo ni umusaraba wawe, uwo ni umusaraba wawe. Ariko iri jambo ngo uwo ni umusaraba wawe nabyo ririmo ijambo ribuza urukundo, kuko nubwo ari umusaraba ariko se ntiwamwakira, ntiwamutwaza, ntiwamuruhura. Yesu arimo agwana n'umusaraba, ariko Simoni yaje kuwumutwaza. Yesu nashimye. Iyo navutse muri 55, muri 55 mu muryango wacu havuze, nta mpundu zahavuze muri uko kwezi navutsemo no muri uwo mwaka. Nta mpundu zari kuvuga ku musozi wose. Ari jye uvutse ntareba. Mu muryango papa na mama bararebaga, bakuru banjye nakurikiraga bararebaga. Kuri uwo musozi mvukaho nta wundi muntu utararebaga wari uhari. Babona vutse ntareba, baravuza biranga, baragerageza biranga, bakubitiraho rero no kuhura n'ikipimo cyo kurara ndinda nkura ari uko bimeze, ngeza mu myaka 13 mba muri uwo mubabaro. Ariko Imana ntigeze intererana. Yesu nashimye. Imana ni Imana igira neza, ni Imana dukwiye kwiga uburyo bwose bwo kuyumvira. Ijambo ry'Imana iyo usomye nko muri nko mu migani 8 amagambo yaheruka aravuga ngo unyumvira azaba amahoro adendeje atikanga ikibi. Yesu nashimye. Umuntu wumvira Imana nukuraba amahoro adendeje atikanga ikibi. Si ikibazo kibiri kuriho, si ikibazo cy'indwara, si ikibazo cy'ukungana, si ikibazo kibi, oya, ahubwo uwumvira Imana azaba amahoro adendeze atikanga ikibi. Yesu nashimye. Kumwumvira gusa kandi tibiruhije. Yesu yaravuze ngo kunkorera nibiruhije, umutwaro wanjye nturemereye. Ntabwo uremera. Iyo uremera simba narashoboye gukorera Imana. Ariko ndashimira Imana ko ndangije imyaka 43 numva ndi mu murimo w'Imana kandi mpamagarirwa. Imana ari ibimbwiye mbyiyumvira, nagiye ntabarwa no kumva ijwi ry'Imana nkaritandukanya n'irya Satani.
numvise ijwi ry'Imana inshuro nyinshi, n'ubu kandi ijwi ry'Imana ndaryumva. Kuza i Kigali naje ariko numvise ijwi ry'Imana. Njya gukizwa muri 87 mu kwezi kwa 4 numvise ijwi ry'Imana. Njya mu cyumba cy'amasengesho, umwuka wera ageze agatsinda umuntu, anamusanze mu nzira agenda, umwuka akagutsinda, kuko Bibiliya avuga ngo umwuka naza azatsinda abisa bemeza ibyaha. Yesu nashimwe. Nagiye nyura mu bintu biruhije muri 63. Muri 63 badutwikiye mu nzu turi abahungu 4 na nyogokuru, ariko bose kubera bari bafite ibitotsi byinshi, nta numwe wigeze amenya ko inzu yahiye. Ariko jewe utari ufite ibitotsi, ndi kuribwa n'amaso, abari ugendagenda mu nzu ndabimenya ko inzu yahenda, bakangura. Iryo joro turarokoka. Yesu nashimwe. Mu mibabaro yacu naho hashobora kubamwo uburyo bwiza bwo gutabarwa. Muri 68 mfite imyaka 13, icyo gihe muri 63 nafite imyaka 8, muri 68 nafite imyaka 13, nibwo Imana yakoze igitangaza, binyura mu mubabaro mwinshi cyane, ariko biherukwa n'ibyiza. Yesu nashimwe. Niko turi mu isi. Yesu yabwiye abigishwa, barababwira ngo mu isi mugira umubabaro, ariko muhumure nanesheje isi. Yesu nashimwe. Isi yaraneshejwe, nubwo idutera umubabaro, nubwo idutera ibikomere, ariko Yesu yarayinesheje. Amaherezo icyo nicyo kituzanira amahoro mu mitima. Iyo twizeye amagambo y'Imana nk'uko Imana yayatubwiye, ku musaraba haturuka isoko, ku musaraba haturuka iriba ryiza ritumara inyota, tugahaga tukanyurwa. Yesu nashimwe. Haleluya. Aho umuntu akubita amaso, imiryango yose ntabwo yajyaga ikunda kunyakira. Narize ngira imyaka 13 nta miryango ndatembereramo kugira ngo ndakanga abantu, nabaga mu kato. Ariko Imana ikankuramo muri 68 ikoresheje umushingiriro, igiti cy'umushingiriro w'ibishyimbo. Uwo munsi bampaye imirimo ngo njye gukora, nanjye bagabanya abandi imirimo. Papa arambwira ngo nawe urajya gukora, urajya kurinda inyoni. Bibiliya iravuga ngo udakora ntakarye. Nanjye mfata inzira njya mu bishyimbo kugira ngo urutse inyoni, ngo njye mfata ibinonko ntere mu rutoki ngo urutse inyoni, nihagarara hagati y'ibishyimbo by'imishingiriro. Nari nariharitse ngo bari byo mperaho mbirinde. Nza kuza kunama rero, bampamagaye ko inyoni zamaze imyaka, igiti nsanga kirantegereje, kishita mu jisho kirarituritse. Nagize umubabaro ibyumweru 2, ariko biherukwa no kumubabaro wose washize. Yesu nashimwe. Ubu ntokorwa nk'abandi, gira ibibazo nkuko nawe watokorwa, nanjye niko ntokorwa. Aho dutandukaniye nuko amaso atareba, ariko umutima urabona, umutima uranyuzwe, umutima urishimye, umutima wanjye ugira amahoro menshi. Yesu nashimwe. Kandi uwo munsi ndakubwira ukuri ko namaze ibyumweru 2 ndira ku manywa na nijoro, ntawe wigeze antabara ngo njyane kwa muganga. Ariko icyumweru cya 3 kije, natabazaga Imana yonyine, nkavuga ngo Mana ishobora byose, nunkiza ubu buribwe, ukankiza uyu mubabaro, nzagukorera. Uzanjyana aho ushaka nzajyayo. Icyumweru cya 3 gitangiye, mbona ubutabazi buvuye ku Mana.
Imana impa ibitotsi, ntabwo nasinziraga, nta n'umunota n'umwe nasinziraga mu ijoro cyangwa ku manywa. Ariko icyumweru cya gatatu gitangiye, numva wa mwobo aho ijisho ry'iburyo ryari ryaravuye, numva ryatangiye kugarukamo, rigarukamo rivuye mu rindi. Imitsi y'iburyo igakurura iy'ibumoso, iry'ibumoso rikamanuka riba rito, iry'iburyo rikazamuka, wa mwobo usibangana yose aba matoya. Imana ni umuremyi. Haleluya. Niyo mpamvu nahisemo kujya nyumvira. Hanyuma ndasinzira amasaha 18, nkanguka nakize, nkanguka nta musonga nyumva, ibintu byahindutse, nkanguka mfite ibitekerezo byiza kandi bishya, numva ntekereza neza, numva nigiriye icyizere, numva ko Imana nasenze yanyumvise, nanjye ntangira kuyigirira icyizere no kwigirira icyizere. Yesu nashimwe. Imana tugomba kuyigirira icyizere, tukamenya ko iriho, kandi natwe tukigirira icyizere. Niho nahise mfatira ibyemezo, ndavuga ngo ntabwo nzasabiriza, kandi nzabaho neza. Yesu nashimwe. Numva nzabaho, numva, ariko ntangira kuzirikana, mama nzamumarira iki, nzamukorera iki, utarigeze ajya ku kiriri kubera umubabaro mutera, kubera uburibwe bw'amaso yanjye, nzamukorera iki. Ntangira gutekereza ibintu namukorera, avuga ngo mama ntabwo uzongera guteka uhinguye, nzajya ngutekera. Kandi ndabishobora, ndabikora mama aranezerwa. Nyuma ntangira no kwiga utundi turimo two gukora, ntangira kwiga kubuguza ibyo mu gisoro. Mu gisoro nahigiye niga igisoro, niga kubuguza, niho nigiye kubara, naho nigiye kubara ubwo abandi babyigira mu ishuri, kugera nabyigiye mu gisoro. Kandi ndabimenya ku buryo bakuru banjye bavaga ku ishuri akaba ari byo basubirishamo mara, kandi bavuye kwiga. Imana ni umutunzi w'imbabazi. Ndabimenya, byagutangaza. Abo twakoranye barabizi, byari ngombwa. Nagiye nyura mu bucuruzi, ngacuruza ikawa, ngacuruza amagi, ngacuruza ibintu byinshi, kandi ntawanyibaga amafaranga, nari nzi kuyabara. Hari icyo byanteguriraga rero, byanteguriraga kuzaba uwo ndiwe. Yesu nashimwe. Icyo uzaba cyo kirakurindira, kiragutegereza. Ngira ngo mbabwire, nta mpamvu yo kwiheba, ahubwo twegera Imana. Nubwo umubabaro ubaho, ariko ijambo ry'Imana atubwira, Petero wa mbere ibice 4, atubwira ngo uwo murongo murawuzi, ko Kristo yababarijwe mu mubiri, kandi avuga ngo natwe twambara uwo mutima we nk'intwaro, kuko ubabarizwa mu mubiri aba amaze kunesha ibyaha. Yesu nashimwe. Tukuye kwambara umutima wa Yesu nk'intwaro, wababarijwe mu mubiri ariko bakaba yicaye iburyo bw'Imana. Arababazwa, aratukwa, asohoza umurimo mwiza yatumwe, araducungura adacitse intege. Muri 73 Imana yandokoye urundi rupfu rukomeye. Niba ijambo ry'Imana ritubwira ngo yaturokoye urupfu rukomeye, kandi akomeje kuturokora, azakomeza naturokore. Yesu nashimwe. Mubitekereze neza. Urumva
irabanje turokora urupfu rw'umuriro, babigambiriye barayitwika inzira nshya, ariko tuyisohokamo kubera ko ikoresheje uburibwe bw'amaso, ikoresheje umubabaro wanjye, urokora n'abandi. Muri mirongo Mana yakuremye ikakugenera iminsi yo kubaho. Iminsi yawe nta na kimwe cyakuraho n'umwe, kuko yakuremye ikuba hafi. Yesu nashimwe. Oh haleluya. Uwo munsi ndazamuka nyura mu ikawa zisase, ntiyanyumva. Ndagenda nicara ruguru, yaravuga ibintu byose apanga, nditahira. Ndagenda njya mu nzu, ndavuga nti Imana yandokoye kirya gihe ikankura mu nzu yahiye igiye gucika, ndaguma hano, niba nayitwika nabwo ndavamo. Muri 78 nahuye n'urundi rupfu. Inka iranyica. Inka iranyica, nyura ahantu ziri kurisha, sinzi y'abashumba bari bagiye, ntumaze. Inka iranterura injugunya mu muvumu hejuru. Ngarutse nsanga iracyantegereje, irongera isubizayo. Bagiye kumbona, baranyoberwa, kuko nari nabyimbaganye umubiri wose. Imana irandokora. Yesu nashimwe. Oh haleluya. Ubundi iyo mbitekereje, nigeze kubitekereza, hari irindi joro nigeze kubitekereza, ngira umunezero mwinshi nibutse ibyo bintu, ubwo buryo Imana yantabayemo. Amen. Ibi turemera amashimwe. Hari ababembe 10 bigeze batakambira Yesu ngo barokore, ngo bakize, bari barakizwe, barahawe akato. Tubisoma muri Luka 17. Hanyuma ntabwo yigeze ajya kubakora, yarabwiye ngo nimugende gusa mu butware, nimugende mwiyereka abatambyi. Byari bivuze ko bakize. Baragenda biyereka abatambyi, babereka ko bahumanutse, nta bibembe bikibariho. Abandi bajya guserebura, bajya mu miryango yabo, bajya mu tubyiniro, ariko umwe aragaruka, arabizirikana. Agaruka imbere ya Yesu, aramupfukamira, aza kumushimira. Yesu aravuga ngo ese ntimwakize muri banga, ntimwakize muri 10? Ngo anarebye asanga mu Bayuda nta ugarutse, hagarutse umunyamahanga. Yesu nashimwe. Aramubwira ngo ikubera uko wizeye. Akira umutima, akira n'umubiri. Yesu nashimwe. Oh haleluya. Uwagarutse gupfukamira Yesu yakize umutima, akira n'umubiri. Abandi bakize imibiri ariko ntibakira umutima. Imana nidufashe. Kumvira Imana ni ibintu byiza, ni ijambo ndimo ntekereza. Kandi koko dufite ibyago byinshi, dufite akaga kenshi mu isi, isi irarushaho kuba mbi, ariko nitwumvira Uwiteka azasohoza ibyo yavuze. Yesu nashimwe. Yaba ubwoko bwanjye bwanyumviraga, iyo Abisirayeli bagenderaga mu nzira zanjye, natsinda ababisha vuba, nahindurira ukuboko kwanjye kubibarwanya. Yesu nashimwe. Haleluya. Nubwo ibintu bikomera, ibintu birushaho gukomera, birushaho kuba bibi, isi irushaho kuba mbi, imibiri irushaho ibintu bishobora guta agaciro, ariko hari icyo Imana yaduhaye kitazata agaciro, ni ijambo ryayo. Ijambo ryayo. Petero yarabivuze mu rwandiko rwe rwa 2 igice cya mbere umurongo wa 19, aravuga ngo ariko dufite ijambo ryahanuwe. Ijambo ryahanuwe kandi rirarushaho gukomera. Ryararwanijwe kuva kera ku bami benshi, ba Nero, ba Jaro, ba Domisiyani, abantu benshi bararirwanya, bica barivuga, n'uyu munsi riracyavugwa. Rizarushaho gukomera. Yesu nashimwe. Nituryumvira, tukaryizera, tukaryumvira, isoko izava ku musaraba, izitunezeze, inezeze imitima yacu. Yesu nashimwe.
izitumara inyota. Kuyumvira ni ibintu byoroshye. Kambabwire Imana ibabazwa n'igihe tugisha abandi inama batari Uwiteka, kandi kuko iki kintu kibabaza Imana. Byatumye muri Yesaya 30 umurongo wa mbere ndavuga ngo abana b'abagome bazabona ishyano, kuko bagisha abandi inama batari Uwiteka, bakifatanya n'abaretse umwuka wanjye. Icyo ni ikintu kibabaza Imana, bikatugira abagome kuko tugisha abandi inama batari Uwiteka. Ibintu bikomeye, aho kugira ngo dusenge, aho kugira ngo duce bugufi, tuyegere, tuyiyoboze inzira. Ezira Abisirayeli bavuye Babuloni, Ezira yatanze ubuhamya. Umwami aramubwira ati ndabizi mufite abanzi, ariko reka nguhe ingabo ziguherekeze, nguhe ingabo zigendera ku magare n'amafarashi, nguhe ingabo zigeze aho ugiye. Aramubwira ngo, arahamya, aravuga ngo amaboko y'Imana yacu ari kubayishaka ngo abagirire neza, ariko igitsure cyayo kiri kubayireka bose. Mwami ati genda. Aragenda, ageze mu nzira asanga ibitero zabatangiriye. Ezira nabo bari kumwe. Tubisoma muri Ezira 8 uhereye ku murongo wa 20 ngo basanga ibitero mu nzira, bamenya ko hari ibitero byabategeye mu nzira ngo bibarimbure. Bicisha bugufi kukageza hava ngo bayoboze Imana inzira bakwiye kunyuramo. N'abana batoya n'amatungo bayiriza ubusa, n'ibintu byose abo bari kumwe, abakuru n'abatoya n'amatungo yabo, bajya kukageza hava baca bugufi bayoboza Imana inzira, kandi ngo Imana yemera kubayobora. Yesu nashimwe. Haleluya. Imana yemera kubumvira. Iyo waciye bugufi Imana irakumvira. Iyo wose inzira Imana irayikuyoboramo. Ibisubizo by'amasengesho biraza ukabimenya nubwo utakumvijwe, uryumvira mu mutima wawe, mu byiringiro byawe. Yesu nashimwe. Esteri mukozi w'Imana tubwiye iminsi 3 basenga, nta jwi ryigeze rivuga. Imana yakoresheje imbaraga. Bwa mbere yabanze muha ubwiza, icyubahiro cyayo kimubaho, umwami aramwakira. Bwa kabiri ibuza umwami gusinzira kugira ngo abone amateka. Amen. Haleluya. Ezira yavuze ngo kuko mfite isoni zo gusubira ku mwami kumusaba ingabo, kuko mfite isoni zo kwica ubuhamya. Dukwiye kugira isoni zo kwica ubuhamya. Bikwiye kudutera isoni aho twahamirije kugira ngo tuhakore ibyaha. Twahamije imbaraga z'Imana, twahamije kugira neza kw'Imana. Muri 79 niho nakiriye Yesu. Nakira Yesu ndahamya nukuri, mpamiriza imiryango, mpamiriza ababyeyi, mpamiriza abaturanyi, ndabahamiriza, nkumva amahoro mu mutima, ariko umubiri wari ufite ibibazo. Narakubitwaga, naratotezwaga, nicishwaga inzara. Ntabwo nakomeza ubuhamya, ariko reka mbabwire. Iyo ndebye isaha yanjye nsanga ngize 7:08, kandi mfite umwanya nabaha ubuhamya. Yenda nivugire n'ukuntu nageze hano i Kigali. Naje i Kigali Imana yabivuze. Yesu nashimwe.
naje i Kigali Imana yabimbwiye, mu bintu nasabye bwa mbere, nasabye kumenya ijambo ryayo. Numvaga ari indyoheye, numvaga ari ryiza, ndarisaba. Sinita ku nkoni bankubita, sinita ku nzara, sinita ku makuba mfite, ahubwo nsaba kumenya ijambo ry'Imana. Yesu nashimye. Iyo navaga mu rusengero maze gukizwa, natiraga Bibiliya nkagenda, n'abantu bose bakagenda bahamagarana ngo nimuze murebe Ruhuma twaye Bibiliya. Buriya sasigaye areba, ariko nabaga njyanye ahantu nsengera, nkapfukama nkayubarara hejuru n'umutima umenetse, nkabwira Imana ngo aya magambo yo muri iki gitabo, Mana ndabizi ko ushobora byose, yandukuru yandike mu mutima wanjye. Yesu nashimye. Hawunyitayeho, ariko nkabona Imana inyitayeho. Umunsi umwe ndwanira intambara iransindira, inshakira ubuhamya mu muryango. Yesu nashimye. Ubuhamya Imana ishobora iyo uyiba hafi, iyo yumvira, ishobora kugushakira ubuhamya, ishobora kwihesha icyubahiro. Mu muryango yihesheje icyubahiro ndabibona, itaransubiza icyo nayisabye, itangira kurwana. Haleluya. Nta kubishidikanya. Ndayibwira gumaho ntuhave, urindire bakwice. Ndangije njya kubwira papa, ndakomanga, papa ngwino wica inzoka iri hano. Warasaze sha. Sinakubwiye ko wasaze. Inzoka se wayibonye, wigeze ureba? Nta nubwo wayumva igenda, ni imbeba agenda wiryamira. Namubwira ngo ntabwo ari imbeba, ni inzoka nayitegetse. Mu izina rya Yesu ntawijya. Aranga, arabipinga, ariko bitinze aza kuza. Arabyuka cyane itara, fata inkoni n'uburakari ko mubyukije mu bitotsi. Arambwira ngo ngwino unyereka aho iri, ngo ariko nintayihasanga iyi nkoni iragucikiraho. Ndagenda, ndamubwira nti reba ibumoso bwawe, urayibona iruhande rw'urukuta. Arayisanga niho iri, irabunze, arayikubita arayica. Arangije mu gitondo ayitwikira hano, adutanga kubyuka, atangira abantu bose aza kubaha ubuhamya ngo nibaze barebe Yesu ari mu rugo iwe. Yesu nashimye. Isahani kwizera ni uburyo bwiza. Abantu benshi batekereza ko ari nk'ibisazi. Bakujya kubwira umuntu ngo nayibonye inzoka irahari, kuko nabiyibwe ni muri iryo jambo gusa, ariko byavuye mu muti ukomeye. Yabahamirije arababwira ati, yabereka inzoka ati nzaramba yasaze, iyi nzoka se niyo Yesu? Ariko arangije arababwira ati nimureke mbasobanurire. Mwana wanjye murabizi ko maze igihe kinini atare, ntabwo arareba, nta kintu cyose arabona, ariko yambwiye ngo hari inzoka, ngo kandi yayitegetse mu izina rya Yesu ntawijya, batayishe. None se murumva Yesu atari muri gakumba? Yesu nashimye. Icyo kibazo Imana ibiragishoje cyo mu muryango. Arabahamiriza wenyine, arangije ahindukira umuryango arabwira ngo ntimuzongere kugira nabi gakumba. Ni Yesu muzaba mugiriye nabi. Kandi najya no gusenga ajya tubwira tumwitegure, ajya tubwira igihe azazira tumwitegure. Yesu nashimye. Haleluya. Muri 80 mu kwezi kwa mbere nibwo niyumviye ijwi ry'Imana rimbwira ngo bamaso nganire nawe. Yesu nashimye. Rambwira ngo naguhinduriye amateka. Imana yaduhinduriye amateka. Tujye tubiha agaciro. Imana yahinduye amateka. Abantu Imana yanditse mu gitabo cy'ubugingo, ibibahinduriye amateka aruta andi mateka yose yo mu isi. No ku munsi w'imperuka, naho abantu batakumenya, mwanditse umwe yaravuze ngo nubwo Isirayeli atatumenya, n'Aburahamu ariko wowe uzahora uri data wa twese. Yesu nashimye.
iyi Mana idakiranirwa ngo yibagirwe, reka abe ari kumenya. Reka tujye ku ijambo. Muri uwo mwaka nibwo Imana yanyibwira ngo yampinduriye amateka, irangije irambwira ngo kandi izina yampinduriye amateka inyandika mu gitabo cy'ubugingo. Numva umunezero mwinshi. Irangije irambwira ngo izina bahoraga bakwita, amazina yanjye yose yari bagiranye, Gakumba Timoni, ntabwo ntawe yampamagaraga, bahamagaraga Ruhuma gusa. Ariko uwo munsi irambwira ngo izina bahoraga bakwita ndarisibye mu mitima y'abantu, ntawe uzongera kuryibuka. Kuva uwo mwaka ntawe wongeye kwibuka kunyita Ruhuma, byarasibanganye. Yesu nashimwe. Nibwo yambwiye ngo uzajya i Kigali, nambwira ngo ndagutoranije ngugize umukozi kandi nzakorana nawe imirimo ikomeye. Rangije yambwira ngo uzajya i Kigali ubwirize Kazimira ubutumwa, afite ubugingo kandi azagufasha mu murimo ngo uhamagare i Kigali. Yesu nashimwe. Cyantangaje muri 81 nageze i Kigali nsanga Kazimira yikorera mu kabari. Ndamubwiriza muri 82 arakizwa, kandi yamfashije mu murimo ukomeye. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Twasomye ijambo rivuga ngo iyaba ubwoko bwanjye bwanyumviraga. Reka dusome irindi jambo kugira ngo nende yerekeze mu. Soma irindi jambo. Tuzumvira Imana se mu biki? Reka dusome ijambo riri muri Matayo 6 umurongo wa mbere tugeze enda mirongo 3. Matayo 6 umurongo duhere ku murongo wa mbere. Matayo, ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo 6 umurongo wa mbere. Aravuze ngo mwirinde ntimagakorere ibyiza byanyu imbere y'abantu kugira ngo babarebe, kuko nimugira mutyo ari nta ngororano muzagororerwa na So mu ijuru. Ahubwo nugira ubuntu ntukavuze ihembe imbere yawe nk'uko indyarya zigira mu masinagogi no mu nzira ngo bashimwe n'abantu. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Ahubwo weho nugira ubuntu ukuboko kwawe kw'ibumoso kwe kumenya icyo kw'iburyo gukora, ahubwo ugira ubuntu bwawe wiherereye, nuko So ureba ibyiherereye azakugororera. Amen. Yesu nashimwe. Agihagaze kuko twihuta nadusomere nubundi muri iki gice gikurikiraho Matayo 7 duhere ku murongo wa 12. Matayo 7 duhere ku murongo wa 12. Nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose aba ariko mubagirira namwe, kuko ayo ariyo mategeko n'ibyahanuwe. Munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye ni inzira ijya mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri basa n'intama, ariko imbere ari amasega aryana. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, kandi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. Igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Nuko muzabamenyera ku mbuto zabo. Umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami, nitwahanuraga mu izina ryawe, titwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, titwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwankozi z'ibibi mwe. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Mwirinde mudakorera ibyiza byanyu. Umwami Yesu yavuze amagambo akomeye, aravuga ati mwirinde mudakorera ibyiza byanyu kubyereka abantu gusa, kuko turushaho kumvira abantu kurusha ko twumvira Imana. Naratubwira ngo nibugiye no gutanga nubwo cyaba ari ibiro 10 by'ibishimbo
dufite umuco kandi abakristo twari dukwiye gukurikiza ijambo ry'Imana, ariko dufite umuco ukomeye twarahuye ahandi utari wo mu ijambo ry'Imana, kavuga ngo hagarara ngufotore uvuge tuzohereze ku mbuga nkoranyambaga, ariko ntabwo iri jambo tuba turyumviye. Mwirinde, hari abashaka kubikora kuko ingororano zabo bahita bazibona uwo mwanya, ariko twebwe nitwumvira ijambo ry'Imana uko yari tubwiye, isoko iriba ryiza rizava ku musaraba riduhaze. Yesu nashimwe. Ntabwo tuzakorera ibintu byacu kubizereka abantu ngo bakunde badushime, ahubwo tuzakorera ibintu byose kubyereka Imana. Imana ireba ibyo ahiherereye, izatushima, izatugororera. Haleluya. Ntabwo twamera nk'ibyarya, ahubwo reka twumvire Imana, twumvire ijambo. Yesu akiri mu isi aravuga ngo ni mwirinde, kuko abantu benshi yarabonye umuco uri mu bafarisayo, umuco uri mu batambyi, umuco uri mu bamubanjirije, aramubwira ngo twebwe twirinde ibyiza byacu, ibyo dukorera abantu, ibyo dutanga. Iyo ubona igice mu rwandiko Pawulo yandikiye Abikorinto mu bice 3, ibi bintu dukora tukabivuga, tukamamaza runaka, nicyo wamuhaye kiriya gitenge, nicyo wamuhaye iriya pantaro, tukabyamamaza, bihindura imirimo yacu mibi, bihindura ibyatsi, bihindura ibiti, bihindura ibikenyeri. Kuri urya munsi wo kugerageza imirimo yacu ikazashya, ariko nimureke dukore twumviye ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe. Haleluya. Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo ibyo mushaka ko abantu babagirira, uko mushaka ko abantu babagirira, aba ari byo mubagirira namwe. Ibyo nibyo byahanuwe, ibyo nibyo byanditswe mu mategeko, ibyo nibyo byahanuwe. Niko ibyo dushaka. Umuntu wese akunda kuba, akunda gukundwa, ntabwo yemera gusuzugurwa, ntabwo yemera gutukwa, ntabwo. Ibyo mushaka ko abantu babagirira, aba ari byo mubagirira namwe. Yesu nashimwe. Ariko ibyanditswe, ibyahanuwe bikubiye muri iryo jambo rikomeye. Ibyo dushaka ko abantu batugirira, ineza dushaka ko abantu batugirira, natwe tuyigirira abandi. Urukundo dushaka ko abantu badukunda, natwe turukunda abandi. Imbabazi dushaka ko abantu batugirira, natwe tuzibagirire. Nibwo tuzaba dushoboje ibyahanuwe, nibwo tuzaba dushoboje ibyanditswe. Yesu nashimwe. Haleluya. Munyura mu irembo rifunganye, turi kuryagura, turi guca mu nzira ngari, gihogera ijyana abantu kuri mwe, itwemerera kwikorera ibyo twishakira. Nageze i Kigali muri 81, ngeze hano abanyakiriye mu gitondo bahise banjyana mu isoko ry'i Nyarugenge hano hirya ngo njye gusaba amafaranga. Ntabwo nageze muri urusengero. Muri 81 nabwirije ubutumwa Kazimiri, nari ntumwaho n'Imana, ubundi mbwiriza mu isoko rya Nyarugenge. Umuntu anjyanye ngo yisabire amafaranga, yaramubwira ati ndabizi aje igihe kigoye cyo kuturushya, umuturage uvire, reka tumujyane yisabire amafaranga bizamworohere kubona itike. Ngeze mu isoko aranyicaza ahantu aricecekera ngo arebe icyo nkora. Nanjye nyoboza Imana inzira, ndasenga mu mutima, Mana urashaka ko nkora icyaha ngaha? Ijwi rirambwira, numva neza, arambwira ngo haguruka, haguruka, imbere yawe hari igisanduku, ugihagarare uhamye Yesu. Yesu nashimwe. Ndahaguruka gahoro, ndamanuka nk'ukitumbiriye, nk'ukireba, ndamanuka ndasanga kuko kirahari, ndacyurira, shaka aho mbahera abantu b'abanyamujyi, ntangira kuvuga cyane nk'umusazi, yemwe
numvise muvuga imyambaro, muvuga n'amafaranga n'amazina y'abantu, nta Yesu uba muri iri soko. Hano harahindukira batangira kugira ikibazo, mbisubiramo barangije baza kunyumva. Yesu nashimwe. Ntangira kubwiriza ubutumwa mu mujyi muri iri soko. Yaba ubwoko bwanjye bwanyumviraga, yaba ubwoko bw'Imana bwumviraga Imana, Imana yadutabara, Imana yaturengera, kandi igiturengera kenshi. Uzi cyabaye cyakurikiyeho? Hatewe akaga mu ntumwa, zitatanywa n'akaga, ntabwo ari wo mugambi w'Imana, nuko bari banze kumvira. Bagurisha amasambu, biyicarira hamwe barasangira, bigumira i Yerusalemu, kandi Yesu yaravuze ngo Umwuka Wera nabamanukira muzahabwa imbaraga, mujye kumpamya ni Yudaya mubanzi mu misozi miremire, mumpamye ni Samariya mubanzi banyu, mumpamye n'ubuhamya bugere ku isi yose. Ariko i Samariya bahagejejwe n'akaga. Yaho abantu twumviraga Imana yaturwanira kuruta uko twirwanirira. Yesu nashimwe. Haleluya. Bamaze kwica Sitefano, abantu baratatana, babona kujya i Yudaya, babona kujya i Samariya, babona gukwira hose, bagenda kuvuga ubutumwa. Ariko bari kugenda mbere bumviye icyo Yesu yababwiye. Mukimara kubona imbaraga zimanuka, Umwuka Wera baje, muzaba abagabo mu mpamyi Yerusalemu ni Yudaya ni Samariya kugera ku mpera y'isi. Yesu nashimwe. Yaba ubwoko bw'Imana, yaba abantu bose bavuga ko bitirirwa Imana, bitirirwa izina ry'Imana, yaba twategaga amatwi tukumvira Imana. Imana tubwira ngo turushe kwishyira hejuru bibanziriza kugwa, ariko kwicisha bugufi bibanziriza gushyirwa hejuru. Mvuga kandi kantu kamwe soze dusenga Imana. Dore ku isaha yanjye zirabura umwe, 7:15, hanyuma dusengera abantu bagenda. Ariko ndashaka ko dufata kubaha Imana. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo muri Yakobo gice cya mbere harimo ijambo umurongo umwe utubwira ngo mwene data w'umukene yishimire ko afite isumbwe, ariko n'umutunzi yishimire ko acishijwe bugufi. Muri 85 Imana yampaye ubutumwa hano, nanga kubutanga, ndasenga ngira Imana nti nimba utanga baragira ngo ni jewe ubwivugiye, ni jewe wivugira, ni jewe mbabarira ubutange. Ndabyibuka yarabutanze muri 85. hari haje icyorezo, Mwuka Wera abona haje icyorezo, arambwira ngo haguruka ujye kubabwira. Aya magambo mbwiye, ubutumwa umpaye burakomeye. Ndagenda mbwira abakene ko bongeye gusubira hasi, barekuye umusaraba bagasubira mu mukungugu kwiganyira. Ndagenda mbwira abatunzi ko bongeye kuzamuka bakarekura umusaraba bagasubira bakarandaranda nk'uruyuzi basubira hejuru, barekuye umusaraba basubiye mu cyubahiro cyabo. Mana yanjye, wabuhaye undi muntu, Imana irabumuha. Iranzana nari mvuye kwivuza ku basereziyani, nibwo iteraniro rya kabiri ryari ryatangiye hano, besitaye za mikoro hanze, abafure hanze. Imana uwo bita Yonasi arabutanga bwose uko yabumbwiye. Ndavuga ni Imana ndagushimiye. Yesu nashimye. Amen. Kubera iki? Abantu bagize urukundo rwinshi, barakundana. Umukene agasengera umutunzi. Noneho ku mutunzi, ku mukene nisumbwe kumenywa n'Imana, nisumbwe kuzamuka agasingira umusaraba. Ariko ku mutunzi nawe ni kwicishwa bugufi agasingira umusaraba, akawugeraho akabona agakiza. Ariko abantu batangira kurekura umusaraba, bamwe basubira hejuru, abandi bamanuka mu mukungugu. Umutunzi agasura umutunzi mugenzi we, umukene nawe agasigara wenyine agasura umukene, bose bagafatanya amaganya. Imana irababara. Imana nidufashe, dukwiye kumvira Imana. Ariko twumvise ijambo rikomeye dusomye, yatubwiye ngo munyure mu irembo, mwemere, mubyemere, munyure mu irembo rifunganye. Nimba nakanya aha nzahera ku buhamya noneho
kuko benshi barabuzi abandi ntibabuzi baje mu mujyi vuba ariko nkuko nabibabwiye Imana yaramfashije muri 83 muri 93 Imana yanyubakiye urugo nanjye mu mugore impa n'abana ngira abana 6 ntabwo nabona uko mbivuga ariko Imana yemera kutunyuza mu bintu byose muri 93 Imana yampaye umugore sinababwira uko yamumpaye iyo mfite umwanya ndabirambura ariko yaramumpaye mu buryo bukomeye ndakora ariko Imana ikoresha itorero impa umugore iranshyingira inkorera ubukwe Hoziyana iramfasha kuko ubukwe bwanjye Hoziyana yari burimo tubyara abana 6 ejo bundi 2017 irongera mu isubizo Yesu nashimwe nta gikomeye Imana icyo ni ikibikoze ni byose bikora mu rukundo rwayo Yesu nashimwe mureke dusenge kwica amasaha ndagira ngo mbabwire dukwiye kumvira Imana kuruta abantu kandi umuntu niyumvira Imana atitaye no ku kaga kariho hari inzara hari ibibazo ariko nitwumvira Imana tuzaba mu mahoro tudendeze tutikanga ikibi kandi tuzabaho kuko twumvira Imana izaduha umugisha Imana izaduhumuriza ni nyiri humure ryose Imana izahindurira ukuboko kwayo kubiduhagurukira kubiturwanya Imana izacisha bugufi ibyishyira hejuru Imana ntabwo uzirwanira ngo bikunde ariko niwumvira Imana izakurwanira Imana izatsinda ababisha bawe vuba izatsinda abadayimoni n'ubu twasenze n'ubu twateranye gutya tukigomwa imirimo yacu Imana ubu yamaze kugeraho ikibazo cyawe kiri aho intambara zawe ziri aho abadayimoni bahagurutse bari Imana yamaze kuhagera ibyo mbizi neza muri 83 nazamukanye n'uwitwa Rutayisire dusengera muri iri shyamba rya Kigali iminsi 7 ntajwe twumvise ariko Imana iramanuka ijyaho ibibazo byacu biri ndabizi Imana nzi kwikora mu masengesho benshi abana bato barategereza ngo none se ko ntumvise ijwi wumvise ijambo rikurema mu ibyiringiro wumvise ijambo rikumurikira ese waryizeye niba waryizeye rero ukaba wateye izo ntambwe ukaba wayihaye umutima wawe Imana irajyaho ikibazo cyawe kiri Imana ishobora kuvugana n'indwara yawe iri mu maraso igashonga ijwi ry'Imana icyo rivuganye nacyo gitagace kiramanuka yivuganye n'umudayimoni ava mu nzira yivuganye n'indwara irashonga haleluya amen ariko Imana irwanya bibone Imana irwanya bibone Imana irwanya bikira hejuru ariko Imana abicisha bugufi bose ibahera ubuntu wakwishyira hejuru ukasumba Imana iraturuta umuhanuzi bwa Yesaya ibice 57 umurongo wa 15 aravuga ngo umva uko iri hejuru cyane ituye hahora ivuga ngo aho ituye nahera ni hejuru cyane nayo ubwayo ni yera ariko iramanuka ngo ikabana n'abafite imitima imenetse bicisha bugufi ngo ibone uko ihembura imyuka y'abicisha bugufi bakagira imitima imenetse muhaguruke dusenga Imana haguruke tugufashe gusenga Imana ni kenshi washatse wirwaniriye ntiwategereza ko Imana ikurwanirira ibyo rero birangira utakaje ibyiringiro birangira ufite umutima uhagaze muri Yesaya 30:15 avuga ngo uwera wa Isirayeli yavuze ati nimugaruka mugatuza muzakizwa mwituze no mu byiringiro niho muzaherwa imbaraga ngo ariko mwaranze
iyo umuntu yanze gutuza Imana ibimubwira ngo natuze, umuntu yanze kwicisha bugufi Imana imubwira ngo nace bugufi, Imana imurwanirire, akakomeza kwishyira hejuru, ahorana ubwoba, ararana ubwoba, agendana ubwoba mu nzira, naho yagira imodoka nziza agendana ubwoba, naho yaryama mu nzu nziza ahorana ubwoba, kuko yanze kumvira Imana. Yavuze ngo baranze, baravuga bati turanze, tuzagenda ku mafarashi y'imbaraga, ariko bavuga ngo n'abazabakurikira bazaba abanyambaraga. Rambura ikiganza cyawe tugusengera Imana, tugusengera Imana, witakaza ibyiringiro, Imana irahari. Imana yandinze. Mu minsi yashize mperutse kumanuka, mperutse kuva gusenga, kandi numvaga rwose ndi mu bihe byiza, ariko ibihe byacu byiza Satani ntabikunda. Ariko Imana ishimwe, wanyemerera tugahagarara tukabwira Imana, tukayisaba ko yongera kubaka ibyiringiro. Bibiliya tubwira ngo iyo amagambo uze gusoma ijambo riri mu Baheburayo igice cya 6 umurongo wa 11, ravuga ngo turifuza ko umuntu wese muri mwe akomeza kugira umwete wo kurinda ibyiringiro bye byuzuye kugeza ku mperuka, kugira ngo tutaba banebwe, ahubwo tugere ikirenge mu cy'abaragwa baheshejwe amasezerano no kwizera no kwihangana. Reka dusenge Imana. Abaguye bakaba baracitse intege, bakaba barasubiye inyuma, Imana ko yaturinze, yakurinze gupfa, uyu munsi wagarutse mu nzira, wabihamishije ikiganza, wateye intambwe ukaza imbere, uti nari naraguye, ubihamye. Yesu arabizi, nubwo abantu ariko Yesu arabizi ko waguye, nawe urabizi ko waguye. Tera intambwe uzi imbere tugusengera Imana. Ni ukuri nta kibazo kibi kimenyetso cyo gutera intambwe, udasanga agakumba ahubwo usanga Yesu, udasanga pastor usanga Yesu. Tera intambwe, iyi ni isaha yawe yo kubyuka, ni isaha yawe yo gukanguka, Kristo akakumurikira. Niba urashaka no gukizwa bwa mbere, iyi ni isaha nziza yo gukizwa, kandi Imana izaguha imbaraga, Imana izaguhindura umugisha, Imana izaguhindura umuntu ukome mu buzima bw'umuryango wawe, Imana izaguhindura umucyo. Ngwino tugusenge, mutambuke muze hano, mutambuke nukuri, nimutambuke nimutinye, muze abakozi b'Imana babazenguruke babasengere, muze tubasengera Imana. Aba n'abandi barahaguruka bisabira kugira ngo ibyiringiro byabo byubakwe, byongere basubizwe n'intege abarambiwe, utibashije ikamwongera mu imbaraga. Ntabwo bazasenga aya masengesho utejejwe. Amasengesho babateguriye tugomba kuyasenga twejejwe. Uyu munsi wa mbere ni uwo kwezwa, umunsi wa mbere ni uwo kubyuka, uyu munsi wa mbere ni uwo gusubizwa mu ibyiringiro, uyu munsi wa mbere ni uwo gusubizwa mu intege. Imana niho intege abarambiwe, utibashije ikamwongera mu imbaraga. Twabaye imigende igihe kinini, reka dusenge Imana, reka dusenge. Turacyakurindiriye, niba uhari ushaka kubyuka ukagaruka wasubiye inyuma, wamusubira nyuma we, Imana iragushaka, irangira ngo yongere kubake. Umwanzi yaragushenye, ariko Yesu arashaka kongera kukubaka ngo wubakike, wubake ubinzi y'umwuka wera. Ngwino rero, niba nawe uhari ngwino, tambuka tugusengera Imana. Reka dusengera abangabo. Reka banyemereye kubasengera, ariko ndashaka ko nanjye mfite ibindi byifuzo nsengera. Reka nsabe mwarimu Jean Paul asengera abantu. Mana Data, turagushimiye ko uri Imana ya gakumba, ukaba n'Imana yacu. Turagushimiye umuhamagaro mwiza uhamagara, Mana uhabwa icyubahiro. Yesu, turagushimiye waduhaye amateraniro hano Nyarugenge, kugira ngo abantu bajye baza bahakirire imitima, bahakirire n'imibiri. Tukurambura ibiganza Uwiteka, turagushimiye. Girire neza ubwoko bwawe. Abasubiye inyuma urabazi, abatarakizwa urabazi, abatakaje ibyiringiro urababona, abatakaje kwizera urababona. Mana ya Aburahamu, Mana ya Isiraheli, Mana ya Yakobo, turi
imbere yawe, turi imbere yawe, turi imbere yawe. Mana yacu, turi imbere yawe. Subizamo ibyiringiro abantu batakaje ibyiringiro, abo Satani yihebesheje, abo yateye kwiganyira akabasenya. Reka ijambo ryawe ribubace mu izina rya Yesu, kandi udushoboze kukumvira, kuko nitukumvira tuzaza ibyiza byo mu gihugu, nitukumvira tuzajya ibyiza byo mu gihugu. Shoboza umugaragu wawe kukumvira muri byose, shoboza umuja wawe kukumvira muri byose. Urakoze Bana, ukomeze kubana natwe muri iri teraniro, ukomeze kuvugana natwe muri iri teraniro, uduhe gufata ibyemezo bishya muri iri teraniro, uduhe guhindura icyerekezo kubw'ijambo ryawe, dushoboze guhindura icyerekezo kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe rifite imbaraga, ijambo ryawe rirarema, ijambo ryawe rirubaka, ijambo ryawe ni inkota ityaye. Urakoze Mana, urakoze, turagushimiye. Ukomeze kubana natwe, tugukomeye amashyi muri byose. Uri Imana yo kwizerwa, uri Imana y'ubuntu bwinshi, uri Imana y'imbaraga. Utwubake, tuzaba twubakitse. Ureme ijambo ryawe ntabwo rigenda ubusa, ntabwo rigenda ubusa, ntabwo ijambo ryawe rigenda ubusa. Nk'uko imvura igwa ntirohere gutosa ubutaka, niko ijambo ryawe rizakora icyo waritumye. Urakoze, urakoze. Ijambo ryawe rikora akazi gakomeye mu mitima yacu, tubisabye Imana mu izina rya Yesu. nanjye ngiye gusenga, tugihagaze reka tekereza ikintu. Imana ishobora kutavugana nawe nonaha, yavuganye nawe mu ijambo ryayo, ikajya kuvugana n'umusozi ukuri imbere, ikajya kuvugana n'umudayimoni ugutegera abana, ikajya kuvugana n'umudayimoni ugutegera mu kazi. Reka tubwire Imana ivugane n'ibi bintu. Iyo misozi imanuka ibikibaya. Yavuganye na Zerubabeli n'umusozi wari imbere ya Zerubabeli ngo wa musozi we wiyita iki? Imbere ya Zerubabeli umugaragu wanjye uzamanuka ubikibaya, Zerubabeli atambuke. Reka Imana ivugane n'iyo misozi. Mana yacu nziza, Mana ikomeye, Mana ishobora byose, haleluya, Mana yuzuye imbaraga, Mana yuzuye imbabazi, Mana itagira ikigereranywa naso, se umwami wacu Yesu Kristo. haleluya. Aba baja bawe, aba bakobwa, aba babyeyi, aba bagabo, aba basaza n'abakecuru, abantu bawe, Izina rya ive Yesu, mu miryango yacu, izina rya Yesu, ive mu bana bacu, izina rya Yesu, ive mu kazi aho dukorera, izina rya Yesu, ive mu isoko aho dukorera, ive mu mabiro, imyuka mibi, izo mbaraga zimenagurwe n'imbaraga zawe. Urakoze Yesu, shimwe Yesu, urakoze. uri Imana y'imbaraga, Haleluya. Imana y'imirimo, Imbaraga zawe haleluya, imbaraga zawe nizibohora abari baboshywe, imbaraga zawe nizibohore. zibohora. Uyu munsi bigaragare ko ari wowe uri hamwe natwe, bigaragare ko ari wowe ugiye mu ngo zacu, bigaragare ko ari wowe ugiye mu byacu. Mana yacu, aba baje kugutaramira, nawe utarame mu mitima yabo, nawe ubagirire neza. Abari bafite intimba n'umubabaro, ubaha amahoro yawe, ubaha umunezero wawe, ubaha ibyishimo byawe. Haleluya. Urakoze Yesu, Ushimwe Yesu. turagushimiye kubyumvise. Haleluya. Icyubahiro gikomeze kuba icyawe. Tugukomeye amashyi, tukuvugirije impundu z'umunezero, kuko ari wowe Mana yonyine, ari wowe Mana ishobora byose. Urakoze Yesu. Amen. Amen.
mu bintu byose twagiye twumva kuva mu gitondo, nuko Imana ifite umugambi mwiza kuri twebwe. Haleluya, haleluya. Imana idufiteho umugambi mwiza. Mbere yuko dukomeza, mu kanya turi busenge, turafata umwanya uhagije wo gusenga, kandi ibintu navuze turi busengere ntabwo turi bubihindure. Navuze ko turi busengere kwezwa, kubera ko dufite igihe gihagije cyo kuba imbere y'Imana. Uyu munsi turi busengere kwezwa, ntabwo turi bushingire cyane ku byo muri kutugaragariza. Dushaka guhamagara umuntu ntaze kwihana, ariko ibyo ntibisobanuye ko abantu bakijijwe, ntibisobanuye ko abantu ari amahoro bimeze neza. Rero turi busengere kwezwa cyane, turi busengere n'abarwayi, hanyuma twenda gusoza turasengera ibyifuzo. Haleluya. Ukuntu turi buze gusenga rero isengesho ryo kwezwa, ntabwo turi buhamagara, ahubwo umuntu wese ahantu ari buze gusenga Imana, ayibwire ngo Mana ndashaka kwezwa. Haleluya, haleluya. Nuko turi busenge, umuntu wese ari bwibwirira Imana, uyibwire ngo ndashaka kwezwa. Turi buze kubikora mu kanya nyuma yo gutanga amaturo n'icya 10, ariko ntuze gutaha utejejwe. Imana ajyaga ibwira Abisiraheli ikababwira ko ari abanyabyaha, hanyuma ntihagire n'umwe uza kwihana, ariko umwami akabahamagara ati nimuze dusenge. Bakarambarara hasi bagasenga, hanyuma bakabona kwihana. Haleluya. Mu mibereho y'umuntu akenshi abantu bakunda kuyoborwa. Dushobora kuba twicaye aha ngaha harimo abanyabyaha, ariko ntabe yatekereza uburyo bwo gukemura icyo kibazo, ariko umuyobozi yavuga ati twihane, kandi akihana bigakunda, Imana ikamugirira imbabazi. Haleluya. Reka dutange amaturo ndetse na kimwe mu 10, n'ituro ryo kwakira abashyitsi. Ituro ryo kwakira abashyitsi turitanga muri ibi biseke biri ku ruhande. Ahantu hose ndabona bihari, hariya kirahari, na hano kirahari. Hariya ku ruhande murashyiramo ituro ryo kwakira abashyitsi. Hanyuma hariya mwabiri abisanduku naho turashyiramo amaturo dukurikije ibyanditsweho. Hanyuma abagiye gutura, ntihakore mutambuke muze hano, ariko abagiye gutura wenda bakoresheje bayafite kuri mobile money cyangwa se n'ahandi, koresheje momo pay, ni 077, iyo niyo kode yacu, 07781. Ubwo urabanza ya mibare 182, akanyenyeri 8 akanyenyeri 1, noneho ubone gushyiraho 07781. Aho ngo niho tushyira amaturo n'icya 10, kuba yafite ku ikoranabuhanga cyangwa se kuri telefone. Hanyuma ubwo abari online, badukurikiye online nabo bagomba gutura. Ubwo rero bari bubafashe bashyire nimero dukoresha, zaba iza konte yo muri banki ndetse n'izo za momo pay, bazishyire kuri screen kugira ngo babashe kuzibona. Reka dusabe mugabo yegere hino asenga Imana, dutange ayo maturo, hanyuma abaririmbira bahimbaza Imana. Nitumara gukora uwo murimo turi buze gusenga Imana mu buryo twavuze. Karibu no gusenga Imana. Tugushimiye imbabazi zawe n'urukundo rwawe, turagushimye ko tugeze kuri iyi saha ukivugana natwe. Intego ni ukugira ngo abantu babe bashya, intego ni ukugira ngo abantu bahinduke, intego ni ukugira ngo abantu bazabane nawe. Turagushimiye amagambo meza dukomeje twumva aduhembura. Tugeze mu mwanya wo kugira ngo dukore mu byo waduhaye. Umugisha wagiye kurambura ibiganza babikunze, kandi abadafite icyo batanga nabo ubaremera ishimwe mu izina rya Yesu. Tuzongere guhura nabo bafite ishimwe mu mitima,
kandi aya maturo yeze uzayezereze kugukorera, kandi ijambo ryawe rizagere hose. Umuntu uwo ari we wese aho azaba ari azumve ijwi ryawe. Uwabikoze abikunze ibigega bye bihore byuzuye, kandi abakora bazamurwe mu ntera, abacuruza mu izina rya Yesu ubaye gutera indi ntambwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze kuko ugiye kubana natwe mu izina rya Yesu, amen. Mana we mana uri mana y'amahoro, 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 Mana we
tembera utembere utembere muka wera tembera 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 muka w'Imana tembera umuriro w'Imana ntukazime uyu muriro w'Imana ntukazime ntukazime uyu muriro ntukazime ntukazime umuriro w'Imana ntukazime umuriro w'Imana ntukazime amasengesho ntukazime umuriro w'Imana ntukazime umuriro w'Imana ntukazime bikomeye amaso yacu yarayiboneye ubwo abanzi baduhagurukiraga tudafite uturengera ukuboko kw'Imana yacu kwagize umumaro ubwo abanzi baduhagurukiraga tudafite uturengera ukuboko kw'Imana kwagize umumaro. Iyo Mana twarayibonye mu bihe bikomeye amaso yacu
idutabara ubwo satani yagurukaga n'ingabo ze zose ukuboko kw'Imana yacu kwagize umumaro iyo mana twarayibonye mu bihe bikomeye